zakozwe n'intumwa ibice 26 dusome duhereye ku murongo wa 24 tugeze kuri 28. Kugira ngo dusome mu izina rya Yesu. Amen. Umutwe w'amagambo haranditse ngo Festo avuze ko asaze, Pawulo agerageza kwemeza Agiripa. Akiregura atyo Festo avuga ijwi rirenga aturasaze Pawulo, ubwenge bwawe bwinshi buragushajije. Pawulo aramusubiza ati sinzaze nyakubahwa Festo, ahubwo ayo magambo nyavuganye ukuri no kwitonda, ndetse n'umwami azi ibyo neza, kandi ndabimubwira shize amanga, kuko nzi ko ari ndacyo muri byo ayobewe, kuko bitakozwe rwihishwa. Mbese mwami Agiripa we, wemeye ibyahanuwe, nzi yuko ubyemeye. Agiripa asubiza Pawulo ati ubuze hato ukanyemeza kuba umukristo. Nakire neza ijambo ry'Imana. Tugaruke dusome ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 4, dusome ku murongo wa 23. Handitse ngo ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene abo aribo bamusenga. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Mwongere mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Turi mu mwanya wo gusenga Imana. Abantu benshi hari ibindi bintu barimo ariko bitari ugusenga. Twerera amahirwe tugize, amahirwe aruta yayandi yose yo mufite, yayandi yo muzi, yo mutunze, y'Imana yabahaye, ariko aya dufite none yose arayaruta. Tugize umugisha rero, naho byaba isaha imwe irahagije ku Mana. Haleluya. Muri make turi gushaka ubuzima butandukanye. Kuba hano biri kubaka ubuzima bwacu, naho tugusengera ubugingo, ariko turi kubaka n'ahandi hantu hatagaragara. Turi kubaka n'ibindi bikorwa abantu badapfa kubona ngo babimenye, ariko twebwe tuzi ko bihari. Kuko ibyo biri mu banga, uko twasomye ngo biri mu mwuka, kandi biri mu mwuka, abatari mu mwuka ndabo bagira ute ntabwo babibona. Babona ibigaragara, ariko hari ibindi bintu twubaka batagize ute batazi, kandi ibyo twubaka batazi nibyo turwanira cyane. Kabone naho twabura ibyo bazi, kabone naho twasenga tukabura amahirwe y'ibyo bashobora kubona bikagaragara, ariko tukagira amahirwe yo kubaka ibi batazi, ibi batareba, ibi batabona. Haleluya. Amen. Iyi niyo ngororano y'abera. Ibi twubaka batazi niyo ngororano nyayo, niyo ngororano ya nyayo, nicyo gihembo cya nyakuri, nicyo gihembo kizima tuzahembwa tukishima neza. Naho ibindi tubishima agace, tukishimaho gato, tukishima mu gitondo, nimugoroba tukaba tubabaye. Sabe nika twishimiyemo nabyo tukabyibagirwa, kandi ugasanga rero ibyacu bizigizage, ariko hari umunsi wo kwishima tukarambura, tukishima ntidusubize inyuma ngo twongere dutekereze ibindi. Imana yacu nishimwe. Nari ndi kuvuga ngo ihabwe icyubahiro gitwemereye kuba turi mu mwanya wo kuyisenga, tukagira igihe cyo kuvugana nayo. Imana yacu ishimwe cyane. Ndagira ngo tuganire kuri aya magambo dusomye, ko ndikumva gandimo. Dusomye amagambo y'Imana ari mu byakozwe n'intumwa. Byakozwe n'intumwa bivuga umugabo witwa Pawulo, ariko wari utaravutse ari umukristo, wavutse ari umupagani, niko nobivuga, wagenderaga mu bintu by'idini cyane, cyangwa se iby'amategeko, ariko ndanabigenderamo na cyane gutyo gusa, ahubwo akabigenderamo yanarize, yarabyize. Rero uyu mugabo aza kugira umugisha, Imana iramuhamagara, ariho yitwaye amazina turimo gusoma, ariko mu gihe cya mbere yitwaga Sawuli, kandi Bibiliya ivuga ko Sawuli mu kazi yakoraga ibintu bye yarabyerekanaga akabigaragaza, ngo yarwanaga ishyaka ryo kugira ngo arwanire idini ry'iwabo,
cyangwa se arwanira amategeko, akarwana indambara yo kugira ngo ibya Kristo byere kwamamara. Muri make yicaga abantu bose bari kuvuga Yesu. Ubwo ngano tubana bayatugezeho. Abaharaye tuba twasanze yabarangirije. Baza nabwo akaza, ntabwo yazaga rwihishwa kuko yari afite akazi kamuhemberaga ibyo bintu. Kandi mu byo yize mu by'amategeko ni ibintu yari yarize, byanga byakunda ko abantu bagomba bakagandukira ayo mategeko. Yabikoraga rero abikoreshejwe n'ibintu yize, yari afite umwete mu kazi ke. Ngo ntabwo yabihanirwaga, yicaga abantu ndage basa ngo wishe bangaye cyangwa se bazajye kwisobanura. Yari afite umutwe w'ingabo wazavuga ngo mwica abantu uko itegeko rigisute bibyemeze, ukwezi kwashira agaruka ku kazi. Yarabihemberwaga. Paulo uyakiri Sawuli avuga ko urupfu rw'umudiyakoni wa mbere wimitswe na Yesu witwa Stefano niwe wamwishe, ahagarikira urupfu rwe. Utagira ngo Yesu yabwiye abigishwa kugira ngo abantu nibabanga ukabona babanze tumuzagire ngo bije none inge bahereyeho. Ntabwo weho bagukunda ngo bahora bagukunze mu kidiyakoni, waba wibeshye cyane kuko uwimitswe na Yesu baramwishe. Stefano baramwishe, uwo Yesu yari yarambitseho ibiganza. Wabirambitsweho n'abashumba rero, ariko uwimitswe na Yesu. Yesu akavuga ngo mufate abantu b'abadiyakoni bagahera kuri Stefano, babati mu musengere yezerezwe umurimo. Uwo nguwo Sawuli yahagarikiye urupfu rwe. Kandi ngo yamwicanye umujinya, ngo kubera ko bari bariganye ababazwa nuko yaje kumusanga muri ibintu by'abasazi. Abati n'amashuri wize, n'ubwange wari ufite ubura gushaka akazi nk'abandi, ahubwo nawe uza muri ibi. Ngo ariko Stefano avuga Yesu yaruye, ngo bituma Sawuli atamugirira impuhwe, aravuga ngo mumwice ntacyo murenzeho, nirengagije ko twicaranye ku ntebe y'ishuri, ndubahiriza akazi kurusha ko twiganye. Bibiliya avuga ngo Stefano mu rupfu rwe Imana ngo uwo munsi mukora ku maso. Aleluya. Kugira ngo atumve urubori ku rupfu. Ngo mu gihe bari kumwicisha amabuye bakareba mu ijuru, ngabona Imana, abona intebe y'Imana, ngo ndetse n'abayigose ntabwo yigeze yumva uko bari kumwica, ngo Mana bano bantu rwose ubababarire kuko nabibyo barimo ntabwo babizi, ntabwo bazi icyo bakoze. Uyu wakoze ibyo uhagarikiye izo mvu zose niwe turi gusoma hano. Paulo Yesu ngo amufata, n'ubundi aragiye kwica abantu. Yaragiye kwica abantu bari gusenga, nabo ngo bari gusengera ahantu mu cyumba kuko turi ngo bari Damasika, bati numvisha ko hari n'abandi nabo tugenda tuberekeza abandi turi kuberekeza. Ariko Yesu, aleluya, wageze mu nzira ndibyemera abantu batarapfa. Imana igitabara disi, siko nabapfira gushira. Abo bararokotse icumu rya Sawuli. Yesu ngo abaramufashe, ngo abaguye igicuri, ngo abona umucyo, ngo n'ijwi riza riri kumuvugisha rivanze n'ubwo mucyo, ariko yumva iryo jwi n'ahandi hantu yigeze aryumva. Bati navuganye na benshi, numvise amajwi atandukanye, ng'abakomeye n'aboroheje mu zindi ndimi, ariko iri jwi, oh haleluya, muri ijwi rya Yesu bivugiye hano i Musanze, n'abari gucuruza bofunga. Ari Yesu uvuze, ngaho numvise amajwi atandukanye mu nama zitandukanye, mu bantu bakomeye, mu boroheje, mu bize n'abatarize, mu ndimi, abazungu n'abirabura, ariko iri jwi ndi kumva, iri jwi ni iryandi. Kandi ko bwa mbere ryumvise, ko ndararyumva no kuri radiyo, ko ndararibona no kuri YouTube, ko ndara n'ahandi hantu nigeze numva ijwi ngiri, aravuga ngo urinde gakubara yati ni Kristo. Uburenga
guhera ku kanya Sawuli ahita asubiza ingota mu rwubati avuga ati nyereka inzira, aramuyobora aho agomba kwerekera, ngo amara igihe cy'imyaka 3 atarasubira iyo yaturutse. Imyaka 3 yose, umwaka gumwe 2 3 atarasubira iyo yaturutse. Ngo yasubiye yamubonye batanasha kutwica. Baba tudakindi kimuzanye ura turamuzi, igihe cyari gisiza tutamubona, ariko ingota ye nditaho ubusa aje kutwica, bamubonye bariruka. Ngo yangombwa kagira ati mugaruke manze nababwira koko uwo muri kubona ninje, kandi ntabwo mwibeshye, ariko muri izo nzira singizigenderamo. Haleluya. Nibyo babandi ninjye babisha, kandi uyu murimo mwari munsi bo nibo nakoraga, ariko uyu munsi ya myaka ishize mutambona, ngo bahereza ubuhamya bw'ibyo yahuye nabyo. Aje ati ubu nanjye ndi kuvuga Kristo. Iryo zina nanjye ndi kurizira. Haleluya rero. Ntabwo bamworoheye nabo baramushakishije, mugashakishije abandi. Hano twasomye ngo yarari kwiregura, byari kubazwa imbere y'abandi. Kandi ngo agaze yasanga umwami bakoranaga witwa Giripa warimo, ari nawe uhagarariye iyo nama. Pawulo baravuga ngo ndishimye, mfite ibyishimo kuba njyewe nje kwiregura, ariko nkaba ndi kwiregura uyu mwami Agiripa ariwe twakoranye, aranzi ko nari ndi umukozi ku murimo, kandi azi umwete nagiraga mu bintu byanjye. Ahubwo ngo niba hari abantu bubahirizaga amategeko, bakubahiriza n'idini ryanjye ry'abafarisayo, narirwaniye bica n'abantu. Ibyo urabizi ko nari ndazi kugomera leta yari hari. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amen. Aramubwira ngo rero ibyo byose nabigendeyemo, ariko naje guhura n'undi muntu ngo aterura amagambo aravuga ngo uyu Festo ngo natarijwe hejuru bati nano Pawulo igisigaye urasaze. Urasaze. Aya magambo tusomye na yahaye indege ivuga ngo byahise ndabubihisha. Niba ukibihisha ndawuzapfa kugerayo, suko uzabihisha mu kidiyakoni ntabwo wobihisha, kuko hari abadiyakoni banywa inzoga, abandi bagasambana. Kugira ngo ubihishe rero kereka wifatanyije nabo, noneho mukagenda mukayira kamwe. Ibyo rero ntabwo wabihisha, ibya Yesu ntabwo wobihisha. Uyu mubyeyi yafashije cyane, kuko abantu benshi byarabananiye. Iyo avuga ngo reka mbihishe, uyu mugabo mwereke ko turi kumwe, nzajya ndajya mu bahamya, njye no mu bapende. Ntabwo wari kubishobora, zari kurangira imbaraga zabo zinesheje izari zikurimo, kuko wari ubuze imbaraga zo kwerura ibya Yesu ubivuge neza. Haleluya. Kandi igihe turimo cyo gitandukanye n'icyo mwari muzi, ntabwo ari igihe cyo gufata ibya Yesu ngo bipfurike, kuko ni ikibazo. Biragoye urabipfurika gute uri hagati y'abantu babiri badatunze ibyo bintu byabo? Uwahara bikurura n'uwahara bikurura, nubihisha rero birakuvamo, uko uyarakurura hano uyakurura hano birangi. Bisaba ko uturika ibya Yesu bikarushaho bikaganza ibyabo, cyangwa se bakabiguhana bakamenya ko wabisariyemo, bakamenya ko ibyabo n'ibyabo bitagize ute bidahuje. Turaririmbana ariko ntibihuje, turasengana ariko ntibihuje, turi mu kidiyakoni twembi ariko ntibihuje, turi abayobozi ariko ntibihuje. Ntabwo wabihisha ngo araturika Pawulo ngo arabivuga udati Sawuli urasaze noneho ibyo uri kuvuga ntabwo bibaho, ntabwo wakagombye kubivuga imbere yacu. Aragira ati ntabwo nzaze. Ibipfuza Agiripa nawe agize ute arabizi, ibipfuza nawe arabisobanukiwe.
aravuga ngo wari wamutumije wa Agiripa, wari wamutumije agamucira urubanza, ngo arangije aravuga ati umva Pawulo ubuze akantu gato kangana n'uruhu, ibintu byawe aho bitangiriye naho bikajeje akantu kabuze, n'akantu gato kangana n'isaka, ariko wari ubuze akantu gatoya. Haleluya, haleluya. Pawulo avuga ntabwo nyuzwe uretse wowe n'abanyumva bose uyu munsi bifuza ko bahindurwa n'icyo baragira ute barumva yarabisobanuye. kubera ko ibya Yesu atagize ute sinawe yifura ku kantu naho bakwica ariko babyemeye wenda bakwica ariko babyemeye wanda bakwica kubera itegeko ariko babyemeye yabasi Imana Pawulo ibyo bintu byawe birekeraho bifungira aho bigejeje, kuko aho bigeze nanjye ndikumva natari kirenge mu cyawe, aho babitangiriye ndikumva bigeze aha, ahubwo bifungira aho bigeze ute aho bigeze ubuza akantu gato ngo nanjye umpindure umukristo. hano yo haba amazi nanjye mbagiye muri Yorodani, ariko habuze akantu gato. Giruwa bicaranye ngo ntaho bapfa ariko babyemeye ariko mbyemeye wenda itegeko rikabazirika ariko banabyemeje, uburyo ubabitsemo akantu ubateyemo akantu bya Yesu urenda ngo ubihishe. Aba bantu rero batabihisha twabasanze mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ngo igihe kiraje kandi kirasohoye, data ashaka ko abamusenga bamusengera mu kuri kandi bakamusengera no mu mwuka. Arashaka ko bene abo bantu aribo bamusenga, bagasengera mu kuri bagasengera no mu mwuka. ubwo muri kumva ibintu byacu twabitwara mu mubiri bikemera mu mubiri ndahandi byanditse, mu mubiri ndahandi bigize ute ndaho byanditse ko ari abasengera mu kuri no mu mwuka. Twagera mu mubiri ukuri kose ndikuvugwa, iyo turi mu mubiri ukuri kose ndikugira ute ndikuvugwa. Twakwitwaza ijambo ry'Imana atuma kugengwa na nyirawo. Bibiliya ikatwemeza ngo ishaka ko bayisengera mu kuri kandi bakayisengera na hehe no mu mwuka. Muri kumva ibyo bintu bihuye? Ntabwo wabihuza n'umubiri ngo bikunde, ntabwo wabyarura utari mu mwuka. Ariko nagira ngo ubwire mu gihe turimo ni igihe cyo kwerura ukabivuga neza. Haleluya, ukabivugira mu kuri ukagerekaho kubivugira mu mwuka. Aba bantu bari bafite izi mbaraga, bafite ibintu gusengera Imana mu kuri, warangiza ukayisengera no mu mwuka. Ashaka ko bene aba bantu baribo bamusenga. Izi mbaraga nizo ba Pawulo bari bafite, baravuga ko bikoze twebwe dufite umwuka, niyo twopfa ariko turapfa tubivuze. Dufite ukuri, ukandi ukuri kwacu kurazwi. Akabwira abantu uti muranzi ndabwo munyobewe, niba ndi kuvuga rero nabyo nimubimenye. Akababwira uramucira urubanza akavuga ngo ubuza akantu gato nanjye mumpindure umukristo. Imana yacu tugirire neza. Biragatsindwa ngo umukristo w'amayobera, umukristo agomba kuba amayobera, umukristo akagira amabara. Nta mukristo w'amabara, ukaba umukristo afite amayobera ugashidikanya aho umubonye hose. Ikibazo gikomeye, hari wenda ni umukristo cyangwa si we. Timubona agagiye mu rusengero bagagiye kuba umushyitsi cyangwa yabatijwemo. Umukristo ntabwo agomba kugira amabara ngo agire ibimushidikanya, imutuma gushidikanyaho, haba mu myicarire, haba mu ngendo, haba mu mihagurukire, naho wamara umwaka utagera mu rusengero ndaho umukristo agomba kuyoberana. Ibyo ntibikabeho. Abantu benshi bakoze ibyaha ngo bitewe n'ibyabaye. Abantu bakora ibyaha ngo korona yaraje ngo iratinda ngo nanjye mbanagiye. Korona si yaremye ibyaha, korona ndiyigeze irema ibyaha. Abera bakomeje kuba bera, abo kwandura barakomeza.
kuko ntabwo korona yigeze yenga inzoga ni abantu bayigwaraga. Niba utarayigwaye n'uwayigwaye ntabwo yanyweye inzoga, yarayigwaye arapfa baramushingura ariya mu ijuru. none wandi yanakugezeho ntiyakwishe ntiyanakwiciye ngo korona ntiyatumije utezwa gute se? Ntabwo bishoboka, kuko imyaka ishobora kuba myinshi igatinda tutari mu nsengero. Birashoboka kuko ufite Yesu agomba no kumugira mu rugo rwe. Ubwo si umudamu ndiyamugize mu rugo rwe? We uragenda yakoze ikintu gikomeye, turamufiteho byananiye, aragaragaza arabatireka atasingiye gusenya yirirwaga ku muhanda n'ibisatsi yabimejeje ari gutanga udutabo. ari ikibazo. Ariko kwarura Yesu ukamuvuga neza, aleluya, amen. Nawe aravuga ati kakingo ni sawa, kangora akantu kadasanzwe. Buriya hari igihe Satani agushyiraho iterabwoba kugira ngo anakwice, nyamara burya akaba atanakwica. Nta mbaraga zaba afite, Yesu niwe ufite imbaraga. Ntabwo Yesu uramwe abayobozi mwe tuzamukora mufuka ngo byemere. Niwemera Yesu ntibazagukunda, ntabwo bazagukunda. Nitwemera Yesu tukagendera mu kuri no mu mwuka, utari mu mwuka ntabwo muzabivuga rumwe, ntabwo muzahuza, kuko ibyo agenderamo n'ibyo avuga n'ibyo akora bitandukanye n'ibyawe. Ibyo rero nibutabihuza ntabwo muzavuga rumwe. Rero muri iyi minsi nabwiye abantu ngo muhitemo abandike mu gitabo cy'idini, ariko icy'ijuru mukivemo. Abandike mu gitabo cy'idini, ariko icy'ijuru mwiyandukuze, kuko abantu benshi baranditswe mu bitabo bya korali, kandi nabyo ni byiza ntacyo bitwaye, ariko mu ijuru barisinyuje. Umuntu akagenda akisinyuza batari kumureba, akanywa icupa ry'inzoga bagakuraho, agasambana kubera ko perezida atabibonye bagakuraho, cyangwa se n'abanabizi bakavuga ati none nitumukoraho biragenda gute, bagahita bagusomera ngo nimureke urukungu rukurane n'amasaka. Ariko njyewe hari ikibazo nzabaza abayobozi bazakinsobanurira. Rwa rukungu rwa Yesu yavuze ngo mureke urukungu rukurane n'amasaka, ruzakuramo ntari kurureba, cyangwa Yesu azarubahisha rukura ariko bataruzi. yavuze ko bazabamenyera no ku mbuto zabo banararuzita. None si ko hari igihe ubona urukungu rugiye kuba rwinshi ku masaka, ariko ni rwinshi warugeze nyirarwo ariko zubu arabizi azarwirenza byihurira agahita arumaga mu kangahe agiye kururanda. oya yavuze ko agiye kurutema ururakabije. reka dutegereze. Aleluya, ariko ndi kwifuza ko abantu basenga twebwe, dusengere mu kuri no mu mwuka. Nta kintu bidutwaye kuvuga Yesu neza. Ubirwanya ndaguha umukono ndakiyagwagamo, ubirwanya ndacyawa zabariye, natakuvugisha kubera kuvuze Yesu neza, natakuvugisha kubera ko ibyo utemeye kubigenderamo. Muhumure nta byacu bizatezwa cyamunara kubera ko wavuze Yesu neza. Naho byatezwa bizagenda mu nzira zuzi, ariko ntabwo uzazira kubera Yesu. Kuko Yesu izo ndore azazirengera vuba. Haleluya, haleluya, haleluya. Ntabwo ari igihe cyo gushidikanywaho. Ntabwo umukristo mu bukwa ari uwo kuyoberana ibyo tugomba kurya n'ibyo tugomba kunywa birazwi. Yewe n'abari abapagani barabizi, n'abaratwitwa abapagani bagize ute barabizi. Bose bajya mu bukwe bakanzanira inzoga, ntabwo byashoboka. Aho bajya mu bukwe ngo banzanire inzoga, umuntu si yonduma kuyisengera. N'abantu bwayo imitima tujya barabigendaho minenegwe. Buriya iyo ibintu bigiyemo gakeya cyangwa byakunda bikumaramo imbaraga. Niba inzoga narigeze nyinywa ngaba nzi uko iryoha, ndavuga ngo ndayiretse, uyindumye gute? Nanjye narayinywaga, njya narayinywaga singa iyinywa, jya kuyigurira, nda amafaranga yanjye ntabwo wanga uyigure, ndabuka bwanjye nagira ngo yizemo,
ndababwira ngo ufite umuryango kumwaga inzoga ngo reka tuyibazanire ngo muryango ntabwo ariko rwanguye aho Yesu yanguye siko rwakoze byinshi kuruta ibya Yesu kabisa bakwihangana batanakwihangana bakarorera kuko aho turi kujya tugize utayemwe turahazi kandi twabayeho tutabafite kandi nabo barabizi ahubwo bajya bareka kutugerageza ariko natwe tujye tumenya agaciro k'abakozi b'Imana bagabura abantu bo kwamamaza ibyabo ngo biriga baramamaza ngo none si ngo runaka ngo kwaraza ngo akaba akomeye ngo none ubwongo arasanga ngo ndagacupa kamitsingi gahari ngo kandi atanga ibikombe uwo kuvuga Yesu bikunanire uri muri Yesu wakira umukire uri muri Yesu wakira umundukazi umuntu yange kuza kugusura ku Sabato ngo araza ku cyumweru nagera kamaza ku Sabato nakoze ubukwe ngewe ku wa gatandatu nkabukora umudive nuba mvugiye ijambo n'umudive arambwira ati kubwo munsi ntabwo tuzaboneka ndabwira ati nanjye ku gundi munsi burashiraho ndo nzaboneka n'abantu banjye ntibazaboneka ati none tuzasezerana mutendagira umuryango si none mama ndazaza mukecuru ndabwira ati nduzaza nzabura uwo mbigiseke ubwo munsi nutaza bazagusimbura aravuga ati ndabwira kunsimbura mbari iyo Sabato tukiri mu reka mabwire Yesu nabona ko mama y'agaciro ko bisiganye cyane ndabwira ati nutaza uwo munsi igiseke sinzamubongira uwo nzabona wese witabiriye uwo munsi nzamuha igiseke ibyo rwose byo wihangane ndagukundaga ariko munsi igiseke ntacyo uzabona nzagiwaje arambwira ati none siki Sabato aravuga ijambo ati none siki bari Sabato ndabwiye kudusimbura duhari iyo Sabato ndari twe twayishizeho ndabwiye kudusimbura duhari bajya mu birori aleluya 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 umunsi bari baraza gufata irembo baranyihererana mu rugo ati none si nda amafaranga baguhaye k'inzoga ndiyande nasi yabaye ko ufite imiryango imaka inzoga none iyo miryango imaka inzoga si niyiza ati ibayibuka myaka nari maze Yesu wambwiye ko nzubaka nujuje imyaka 40 ntabwo yambwiye ko nzabaho inzoga ndanzoga ndi bubaye ndimuzanayitegereza muzarinda murangira ndanzoga mugize ute muweye mama barabivamo hiroti barabivamo ndavuga ndi babivemo n'agatonde yarapfuye ntabwo nzabura umuntu ubivuga uwo bihorere ubareke umenya ko nda nzoga zigize ute zihari kandi sinzumva ko hari n'uwo mwazisabye n'umusugabo wanjye sinzamubwira ngo azaza n'amafaranga y'inzoga ubabwira ko nda nzoga ihari mu bukwe bwanjye kuva butangiye kugeza butoje arababwira ati yewe nda nzoga zirimo yanguturiye ndandika iduka kimwe dini icupa ndaga dini icupa cyangwa umuhera cyangwa muzibeshyagira n'uyisengera nyibone hano muri iyi nzu yombi muzabigerageze muzazinywera hese hagati y'abapasitoro n'abashumba ariko uzi gutesha agaciro abashumba ukajya kwimika umuntu utazasengera n'umwana wawe yakwaye uvuga Yesu neza ndagenda byemewe ndanadumwoye inywere ndanadumwoye itereka uretse no kuyibaha ndanadumwoye itereka hano muri iyi nzu ndabishoboka nyamuzihangane nimutaha mujya kuzengera muri kabari kandi ku mafaranga ganyu atarabona bahagaye ibyo mubibajije narabakuturiye baravuga ati twasabishije abapembe ibintu tumubonye ahandi hose baziduhaga ndabona ivu nanjye ni jyewe aleluya uragira siko cyatumije batazi araje
baraje baranatsenga neza ngo baba mujye muragaragaza Yesu mumuvuge neza baba no mu kazi umuvuga ukwana no mu gucuruza umuvuga ukwana ntacyo bizagutwara Yesu azagushima kandi nabo bazavuga ko biri kose ibintu byabigize ute abihase neza kandi babana neza ko basengere data mu kuri bamusengere no mu mwuka ntabwo bazamusengera mu dini ntabwo bazamusengera aho gutekereza agashaka ko abasengera data bakamusengera hehe kuri no mu mwuka data basize mu rusengero ntabwo bavuze ngo nabazamusengera mu rusengero cyangwa bamusengera mu cyumba runaka cyangwa bamusengera muri gurupe runaka yaravuze ngo nabasengera data mu kuri no mu mwuka ashaka ko bene abari bagira uteka ndarangije ese muri gufata ari byo muzagenda murabisharisha mwagize ngo muraruhanda ntabwo rusoza muva mu nzira mutagezeyo abakozi ba satani bahagurutse babaye benshi botumaramo imbaraga muhaguruke mubabwire ko Yesu ari umwami kandi kari guturangaje imbere haleluya mubabwire ko Yesu ari umwami bagira ngo naho ndiho naho napfa njye bazi ko ngundwa n'Uwiteka haleluya muberurire mu miryango muberurire aho mukorera muberurire mu rugo muberurire mu baturanyi mubabwire bagira ngo twibyacu nuko byesitaye dutegereje Yesu ahangaha tugomba gusengera data mu kuri no mu mwuka byakagira ukubwira ngo siko nabonye runaka bameze gutya oya runaka ariko ijambo ry'Imana ngo dusengere data mu kuri no mu mwuka ibyo ntibimureba mukura abantu mu dini mukura abantu ku bandi mukura abantu aho bari gutekereza mukura abantu mu magarade y'ibyo bari byo ahubwo muberekeze ku nzira y'aho Imana izabasanga Yesu azaze gushaka abantu bari gusengera mu kuri ndetse bakayisengera na hehe no mu mwuka Pawulo ati ngewe ndashaka kwemeza kandi ngemeza abantu bya Yesu ntabwo bigarukiye aho nifuza ahubwo n'abazabyumva bose Imana yacu tugirire neza nakire neza ijambo ry'Imana Yesenga Imana haleluya Imana ubushobozi Yesu kandi nanjye Imana ubushobozi kibona cyane ngo ndawabisha bari no kwisharisha bishwaga ndabari kibi sibo bihisha ariko ndando kubishira ikiza karu kubiturika ibo bishuka bisha heko reka dusaba umushumba no gunasenga Imana komereze ko n'ijambo ry'Imana nawe dusenga kubera amagambo yose twagiye twumva amen Imana ibahe umugisha amen